Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere. Kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Reka tubifurize gukomeza kumererwa neza cyane kuri mwe mwese mukurikiye Radio Flash FM. Tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye mugenda mukurikirana umunsi ku munsi nkuko bisanzwe. Rero turi ku cyumweru turi kumwe na Save Generations Organization, tuje mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere. Kikaba ari ikiganiro gikangurira abangavu, ingimbi ndetse n'ababyeyi gukomeza kwita cyane ku buzima bwabo bw'imyororokere, ndetse no guha ababyeyi umurongo ngenderwaho wo kuba abajya bagenda bafasha abana mu kuganira ndetse no kubatinyura nabo bakabatinyuka kugira ngo bamenye byinshi mu bigendanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere. Nitwa Fanny, umutoni wa se, ariko ntabwo ndi njyenyine nkuko bisanzwe. Dr. Anisette, wiriwe neza? Muraho cyane. Namahoro cyane rwose. Icyumweru cyagenze neza? Icyumweru cyagenze neza, turashima Imana, turanishimira ko tugiye gutangira ikindi neza. Imana ishimwe. Uwo ni Dr. Anisette tubana mu kiganiro cyane aho ari buze kudusobanurira byinshi cyane ku nsanganyamatsiko uyu munsi yateganyijwe. Ntabwo ari wenyine, turi kumwe n'undi mubyeyi. Wiriwe neza? Wiriwe neza Fanny. Mama Elize, namahoro? Ntabwo waruherutse. Yego. Tuguhaye ikaze none kuri mikoro za Radio Flash FM. Urakoze cyane. Noneho Save Generations uyu munsi mwatuzaniye iki? Fanny, urakoze cyane. Wenda mbere yuko nakwinjira nyirizina mu kiganiro twabazaniye uyu munsi, ndifuza kuvuga muri makeya ibikorwa turimo gukora muri iyi minsi. Ni ubukangurambaga none? Hari ubukangurambaga, ariko cyane cyane hari igikorwa turimo gukora kijyanye no gukora ubuvugizi ku bijyanye n'abana gusubira mu mashuri. Yego. Aho twabonye ko ari ikibazo giteye inkeke, bikurikije ubushakashatsi twakoze mu karere ka Kamonyi ndetse n'akarere ka Gasabo aho dukorera, aho twabonye ko abana b'abakobwa bafite ibibazo bikomeye muri iyi minsi bari mu rugo mu kwirinda coronavirus, aho bari guhura n'ibibazo, barimo gutwara inda zitateganyijwe, aho barimo kujya mu mirimo itandukanye, ariho bari kwishingira. Tukaba rero dufite impungenge zikomeye kubwo amashuri azafungura hazabaho ikibazo gikomeye. Tukaba rero turimo gukora ubuvugizi tunasaba rwose inzego zaba iza leta, zaba izikora ku giti cyabo, ndetse dushishikariza n'ababyeyi ko badufasha muri ubwo buvugizi. Yego. Kugira ngo byibura igihe amashuri azaba afunguye abana bazabashe gusubira ku mashuri. Ikindi wenda turimo turanashishikariza abana b'abakobwa kurusha kugira isuku mu gihe bari mu mihango, aho tunatanga ibikoresho bijyanye n'isuku nyine mu gihe cy'imihango, harimo amasabune ndetse n'amakotegisi. Yego, pad. Yego, pads. Ubwo rero wenda ibijyanye n'uburyo tuzabitanga muri uku kwezi muzatumenyesha. Turaza kubigarukaho wenda nyuma. Urakoze cyane. Uwo waje uhagarariye Save Generations, aho impungenge afite zifite ishingiro ko abana benshi muri kino gihe bagiye muri byinshi, bariraye bajya muri byinshi bitandukanye, ndetse rwose ntabwo ari bo gusa bafite izo mpungenge, n'umubyeyi wari wese yakagize impungenge zo kwibaza ati se noneho umwana wanjye ndamutegurane kugira ngo azabashe kuba yazajya gutangira ishuri akimeze nk'uko yari ameze, cyangwa se hariho n'ikindi cyiza yaba yaragiye yiyongeraho. Reka tugaruke mu kiganiro, araza kubitubwiraho gato cyane ku bigendanye n'ubukangurambaga bateganya cyane nk'uko yari amaze kubikomozaho, ariko reka tubanze tuganire no ku buzima bw'imyororokere. Ndabona uyu munsi insanganyamatsiko ivuga yuko hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, no gutahura ibihuha n'ukuri
bizerekeyeho n'uburyo bwo kuba umuntu yazirinda. Iyi ni insanganyamatsiko nziza, hariho abantu benshi baba bafite ibihuha bitandukanye ku bigendanye n'indwara zikunze kwibasira abantu, cyane cyane zibasira imyanya ndangagitsina cyane, ugasanga hariho benshi bagenda bahuramo n'ingorane kandi bazize ukutamenya. Intego y'ikiganiro igira iti kongera amakuru yizewe ku bangavu n'ingimbi ku ngaruka azizana no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gusobanura izo ndwara n'ibihuha n'ukuri bizishamikiyeho. Aho babajije bati harimo ibihuha n'ukuri. Hano nkaba nabaza Dr. Aniseti, Dr. nizihe ndwara noneho zibasha kuba zandurira mu mibonano mpuzabitsina kugira ngo n'udukurikiye amenye nuko agomba kuba yakitwara? Nibyo koko iyo bavuze indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo amoko menshi. Abahanga batubwira ko ku iki gihe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zishobora kugaragara ziterwa na mikorobe zinyuranye zirenga 30, ariko bakazishyira mu byiciro navuga ko ari 8. Yego. Ibyo byiciro 8 rero iyo tubirebye habamo icyiciro cy'indwara z'imitezi, izo dukunda kwita imitezi, nizo wenda n'abantu bakunda kumenya cyane. Yego. Umutezi akenshi uterwa na mikorobe ebyiri, hari yitwa gonococcus n'itwa chlamydia. Ikaba igaragazwa cyane nuko umuntu uyirwaye koko atabyihanganira, kuko igitsina kirabyimba kandi akana kwihagarika bikamunanira, ndetse noneho hakaza n'amashyira. Ibyo tuma bavuga ngo bahita n'imitezi, kuko iyo ndwara ikimenyetso cy'ingenzi ni amashyira aza mu gitsina. Hakaza rero n'ubundi bwoko bwa kabiri, indwara zigaragaza ibisebe ku gitsina. Izo ndwara zigaragaza igisebe ku gitsina twazishyira nazo mu moko abiri. Hari zigaragaza igisebe navuga ko kimeze nk'ikiryana, ariko noneho kikaba cyanagaragara ku gitsina ndetse no ku mubiri n'ahandi ku mubiri bitewe n'igihe umuntu ayimaranye. Iyo ni nka syphilis, ariyo dukunda kwita mburugu. Umwihariko w'iyi syphilis cyangwa mburugu ni uko iyo igira n'umwihariko yuko nk'umubyeyi uyifite ashobora kuyanduza umwana amutwita. Kandi noneho nk'umwana wayifata ayandujwe na nyina igihe amutwise, ikaba yaba ikimungu ku buzima bw'umwana, ikaba yamutera ubusembwa, ikaba yamurya ingingo, umwana akavuka wenda adafite urugingo runaka. Mu ndwara zitera ibisebe harimo kandi niyo twita uburagaza. Iyo uburagaza ni indwara nayo ishobora gufata igitsina cyaba icy'umugabo cyangwa icy'umugore, yaba atayivuje kikaba cyanahunguka kikavaho, hagasigara igitsina cyaravuyeho cyose, kuko iragenda ikamunga iriya inyama y'igitsina, ariko naho igitsina gitereye ryaba uruhu n'inyama byose bikaba byamanukira icyarimwe igihe umuntu atayivuje. Hakaba rero noneho n'indwara zishobora gutera icyo nakwita ko ari amashyira, ariko ameze nk'ururenda, amara n'igihe kirekire, kuko ushobora no kuyabana igihe kirekire wenda utaranivuza, ugasanga wenda bibaye nk'indwara umuntu ashobora kubana nayo karande. Izi ndwara dushyiramo cyane cyane nazo indwara zo mu bice bibiri. Hari indwara twita trichomonasi, abagore bakunda kuyimenya, ko hari igihe bayandura wenda itananduye mu mibonano mpuzabitsina, wenda ayitewe n'umwanda muke, ariko umuntu ashobora no kwandura mu mibonano mpuzabitsina, ikaba rero umuntu agira ururenda rudasanzwe, ruhumura nabi, ku buryo n'abahanga bakunda kuvuga ngo ururenda ruhumura nk'impumuro y'amafabuzi. Hakaba rero n'ubundi burwayi nabwo bushobora gutera ururenda rutari rwiza, rwo rwiruruka cyane, ndetse rukaba rwanatuma wenda n'umuntu agira impumuro itari nziza. Ni indwara bita candidiasis cyangwa candidoze, nayo iterwa n'utuntu twakwita nk'imvuvu tubona mu mutwe. Niko two dukoko twita natwo turi mu bwoko bw'imvuvu, tukaba twajya ku gitsina tukaba indwara ndura mu mpuzabitsina. Izo rero zitera ururenda rero rutameze neza ku gitsina, ni indwara kenshi usanga umuntu ashobora kuzibana, zikagaragaza nk'ibimenyetso nko ku mugore cyane cyane ikimenyetso akaba ari ukwishimagura, cyangwa kumva umuntu aryaryata ku gitsina, ariko nk'umugabo akaba watagaragaza ibimenyetso. Ariko umugabo atagaragaza ibimenyetso kuko aba yifite agomeza yanduza umugore bakora imibonano mpuzabitsina. Hakaba rero n'ubundi burwayi rero, ubwo tugeze ku cyiciro cya 4. Hari uburwayi dushyira mu bwoko bw'isharangima, aho umuntu azana ikintu kimeze nk'amashaza cyangwa nk'amasaka ku mubiri, ndetse bikaba byanaba byinshi. Noneho ubwo
utwo tubyimba tukaba twinshi tukegerana noneho tukaba twamera nk'ishu cyangwa nk'isunzu ry'inkoko. Aho ngaho bakunda kugira wenda ukazanga ko umugabo byabaye nk'isunzu ry'inkoko, igitsina kiri utuntu tumeze nk'isunzu neza kwa kundi isunzu ry'inkoko riba rimeze rinatukuye, ugasanga no ku gitsina wenda cy'umugabo hariho utubyimba tumeze kuriya. No ku gitsina cy'umugore hakaba hazaho utuntu ubona tumeze nk'ishu, bakunda kuvuga ngo nka shufureri ryashu ry'umweru cyane, bakoramo salade ugasanga cyuzuye ku gitsina hose. Kandi noneho ikibazo cy'izo sharangima no kuzivura biragorana cyane uko urumva n'inyama iba yabyimbye akazi ibyimba nk'ibyo, ariko ubikomeje tubiva amaraso menshi cyane. Yego. Ku buryo kubivura bisaba ubuhanga budasanzwe bakoresha, ndetse n'utwuma wenda twabugenewe dutuma umuntu wenda atava amaraso, kugira ngo babivure. Iyo umuntu yabirangaranya akabyivuza byabaye byakuze cyane. Tugeze ku ndwara rero ya gatanu, tuhasanga indwara zikunda gutera uburibwe mu nda, cyane cyane hari mu kiziba cy'inda munsi y'umukondo. Akenshi hari indwara zandurira mu mpuzabitsina, ugasanga umuntu uzirwaye aribwa ko hari mu kiziba cy'inda, cyane cyane ku bagore n'abakobwa. Nacyo ni ikimenyetso kiba kigaragaza ko hari mikorobe ziri hariya mu nda ibyara cyangwa mu mura, ku buryo ntaba agomba kujya kwivuza, nubwo wenda bitaherekezwa wenda no kugira ururenda, cyane iyo byaherekezwa no kugira ururenda, ariko ubwo buribwe bwo mu kiziba cy'inda nayo ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko umuntu ashobora kuba yaranduye ziriya ndwara. Ikindi rero ku mwanya wa gatandatu turabonaho hari igihe umuntu ashobora kugira buriya burwayi, cyane ku mugabo akagira ibibyimba cyangwa akabyimba ubugabo, akabyimba turiya dusabo tw'intanga tw'umugabo. Noneho uriya mwanya ukaba wabyimba cyane, ndetse ukanahishiriza, akanaribwa, biba bigaragaza ko afite nawe indwara zandurira mu mpuzabitsina, yanduye akoze mu mpuzabitsina. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga uburwayi navuga ko ari indwara yandurira mu mpuzabitsina ariko idasanzwe. Idasanzwe kubera iki? Kuko ishobora gufata umwana avuka. Igaragara ku mubyeyi ufite uburwayi bw'indwara zandurira mu mpuzabitsina atwite, noneho mu gihe cyo kubyara uko za ndwara ziba ziri mu gitsina cye, kandi umwana iyo avuka ari hanyura, noneho za mikorobe za ndwara zikajya umwana mu maso, noneho umwana yavuka akagira amashyira mu maso. Ibyo bikunda kugaragara, ndetse nk'abakora kwa muganga bo bakunda no kubimenya ku buryo umwana ashobora kuvuka bagahita bamushyira umuti mu maso, batenze bategereza kuko azagira amashyira mu maso, bikaba ku bana bose kugira ngo bamukingire bwa burwayi. Ahangaha rero ku mwanya wa 8 ndahashyira indwara abantu kenshi batari banatekereza wenda ko ari indwara zandurira mu mpuzabitsina. Aha niho haza nk'uburwayi bundi bwawe busanzwe ari uburwayi abantu bazi ko ari uburwayi wenda bundi buhari, ariko wenda badasobanukiwe ko bwandurira mu mpuzabitsina. Aha ndashyiramo nk'uburwayi bw'indwara z'umwijima ziterwa na virusi, za hepatite. Hepatite cyane cyane hepatite yo mu bwoko bwa B yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina, ndetse hakaba hazaho n'izindi ndwara dushobora kubona wenda zitakunda kugaragaza ibimenyetso, bita nka za kanseri y'inkondo y'umura. Nazo ziterwa burya n'agakoko bita HPV, naho gashobora kugaragara naho mu gukandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hakaza ndetse noneho n'uburwayi dusaye tuzi ubwandu bwa virusi itera sida. Nayo aho yandurira hari henshi yandurira, ariko hamwe naho ni mu mibonano mpuzabitsina, kuko n'abahanga bagaragaza ko 99% bya virusi itera sida umuntu yandura akenshi inyura mu mibonano mpuzabitsina. Nibyo. Ahera akaba ari ubwoko bw'indwara rero twashyize mu bice 8, ariko zose zikaba ari indwara zandurirwa mu mibonano mpuzabitsina, kandi zigenda zigira ibimenyetso wenda twaza kongera kugarukaho bitandukanye, haba ku bagore no ku bagabo. Cyane ko ibyo bimenyetso bigenda bijya gusa cyane n'andi ma infection, kuko burya Dr. nkaba nakubaza nirihe tandukaniro riri hagati y'amabacteri na champignon cyangwa se na virusi, kugira ngo abadukurikiye bashe kuba basobanukiwe, kuko hariho igihe umuntu abasha kugira infection urinaire ariko akayitiranya na trichomonas,
hari umuntu wagira trichomonas akayitiranya n'imitezi bitewe n'igihe ayimaranye, bitewe n'ingaruka byamaze kumugiraho, ugasanga uko iminsi igenda ishira bimaranye imyaka cyangwa se n'amezi menshi byamaze kuganza umubiri ku buryo kubisobanura atabasha kubona uko yabisobanukirwa we wenyine. Nibyo koko iyo turebye mu ndwara abagore bakunda kugira zijyanye n'imyanya ndangagitsina, hari izo ko twita izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina tumaze kuvuga, ariko hakaza noneho n'izindi ndwara abantu bakunda kuvuga ngo ni infection urinaire, ni ukuvuga ngo noneho ni indwara zitari zo mu myanya yo kubyara, ahubwo indwara zo mu myanya y'inkari, mu nzira z'inkari, mu miyoboro y'inkari. Izo ndwara nizo bakunda kwita kwa muganga ukumva bavuga umuntu basanze afite infection urinaire, ni ukuvuga ngo ni uburwayi yagize wenda butazamutse hariya mu nda ibyara ngo bugiye muri nyababyeyi no mu miyoborantanga, ahubwo uburwayi bukaba bwaranyuze hariya inkari zisohokera, zikaba uburwayi bukaba bwazamuka bukajya no mu gasabo k'inkari, noneho bikaba nabo byagira ibimenyetso by'umwihariko nko kuribwa mu kiziba cy'inda, ndetse rimwe na rimwe umuntu akaba yagira wenda no kuribwa wenda kugira uburyaryatse ku gitsina. Ariko ikintu kigaragara nuko ubu burwayi bwa infection urinaire bw'imiyoboro y'inkari iyo butavuwe hakiri kare cyangwa bunavurwe neza, nabwo bushobora izo mikorobe zikazamuka hariya mu myanya y'imyororokere, noneho umurwayi akaba yabivanga agira ngo yarwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi n'izindi, kandi yari iriya yo mu miyoboro y'inkari, bitewe n'uko yabitindanye yatinze kwivuza. Umuntu we yabimenya ate cyangwa yabigenza ate? Akenshi izi ndwara zo mu miyoboro y'inkari akenshi ziterwa n'isuku nkeya. Isuku nkeya ni nk'iyihe? Ni nko gukoresha utwenda tw'isuku y'abagore n'abakobwa, umuntu ntatumese ku gihe nyacyo, kutatwanika ku zuba, ntatwanike ku zuba, ntadutere ipasi, cyangwa ugasanga nabwo umuntu wenda arajya muri toilette ntiyitonde, ko ntiyitonde noneho nk'igihe ari gukoresha umusarani, igihe ari gukoresha ubwiherero, wenda rimwe na rimwe uko yituma cyangwa bya buhoro cyangwa cyane, uko imyanda igwa hahandi hasi, wenda nko muri toilette za kizungu, ariya amazi akaba yamutarukira, wenda arimo za mikorobe zikaba zamwanduza. Ikindi nacyo nuko umuntu ashobora kugira ziriya ndwara kubera wenda yicaye ahantu hadasobanutse, yoza amazi mabi, cyangwa se yagize n'ikintu cyo kwikoraho cyane ku gitsina. Aha ndabivuga cyane wenda mbisobanura n'abantu ko ni ikintu abantu badakunda wenda guha imbaraga cyane, gukora isuku y'igitsina. Burya abahanga batubwira ko umuntu atagomba gukoramo imbere mu gitsina, ho hari iyo zuga. Uko umuntu yoga, uko woga mu maso, ukoga umunwa, uko woga umubiri wose, burya no ku gitsina uhageze uroga, ukageza intoki aho zigomba kugera, ariko utazijyanyemo imbere. Uko uzijyanamo imbere noneho zijya kwangiza mikorobe Imana yaharemanye, kuko burya hari mikorobe Imana yaharemanye, ariko izo mikorobe zikaba zidateye uburwayi, ahubwo ari abasirikare bo kuharinda. Iyo ukozemo rero winjizamo izindi za mikorobe ufite ku ntoki, cyangwa zirimo ayo mazi, kuko n'amazi twoga burya ntabwo aba bafite isuku 100% mu za mikorobe. Noneho ariko noneho wanavanamo za mikorobe zari zirimo, bigatuma haza koko zazindi ushyizemo zitera uburwayi. Niko bimeze. Ibisobanuro byinshi rero wazagenda ubyumva mu gihe tuzagenda tubana mu kiganiro cya buri cyumweru, kuko hari byinshi uzagenda umenya. Twabanje kuvugaho gato cyane kuri izo ndwara zibasira imyanya ndangagitsina, ariko Dr. mbere yuko dutanga umurongo wa telefone, ni na byiza yuko ubasha kuba wanatubwira noneho cyane utandukanyiriza abantu agakoko gatera sida ndetse na virusi itera sida nyirubwite, kuko abantu benshi barabyitiranya. Hari virusi itera sida, hari na sida ubwayo. Ibyo bintu abantu benshi ntago basha kuba babisobanura ngo babashe kuba babyumva, ariko nkaba nakubwira ni nawe udukurikiye mu gihe Dr. agiye kuba dusobanurira, ubasha kuba watwandikira ubutumwa bwawe bugufi ukatwoherereza kuri nimero ikurikira. Hari icyo ushaka kutubaza, kudusobanuza, cyangwa se no kugira byinshi ushaka kuba wamenya, ugakoresha 078 3 20 29 20.
ndasubiramo byibura kabiri kugira ngo nawe utarabona aho wandika nimero neza bikorohere kuba wabona aho uyandika. Ni 0783 20 29 20 0783 20 29 20. Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. ufite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bwe bw'imyororokere. kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Niko bimeze ati ntimugacikwe n'ikiganiro kugira ngo murusheho kubaka ejo heza mwifuza. Agiye kudutandukanyiriza noneho agakoko gatera sida ndetse na virusi itera sida. Agakoko gatera sida kandura gati kugira ngo abantu bamenye cyane ibitandukanye kuri yo, ndetse uhita unagaruka unatubwira ku bihuha. Hari ibihuha bitandukanye, hari ibihuha biba bisa nka hari ukuri, aho usanga abantu bahwihwisa ibintu ariko kandi ugasanga bimwe bahwihwisa ugasanga birajya gusa nk'ukuri, ariko kandi hakabaho n'ibihuha ibihuha bya nyabyo, aho usanga abantu bafata virusi itera sida nk'ikintu cyoroheje cyangwa se nk'indwara itagikanganye. Ni byiza yuko nabo babimenya. Nibyo koko abantu bakunda kuvanga, wenda kuvuga ngo umuntu ngo arwaye sida cyangwa ngo yanduye sida, ntibamenye wenda gutandukanya kugira ubwandu bwa virusi itera sida no ku muntu arwaye sida. Muti bimeze bite rero buriya virusi itera sida? Mbivuze navuga wenda ko zibamo n'amoko buriya menshi ariko ay'ingenzi n'abiri. Hakaba iyo bita virusi ya mbere na virusi ya kabiri. Muri mzama bavango ni HIV1 na HIV2 cyangwa VIH1 na VIH2. Iyo virusi ya mbere rero navuga ko ari ikunda kuba hano mu bihugu dutuyemo bya Afrika yo hagati ndetse na Afrika y'Iburasirazuba. Ikaba banavuga ko ari kuba n'ahantu henshi ku isi, kuko niba ni Burayi, muri Amerika n'ahandi. Ariko ikagira ikintu cyuko yandura cyane, yandura ku buryo bwihuse. Nuvuga ngo umuntu akoze mu mpuzabitsina, umuntu ufite VIH ya mbere koko ashobora kukuyandura ku buryo bwihuse cyane, ndetse n'ibimenyetso byayo bikaba byakwihuta. Ikintu rero bavuga nuko iyi virusi haba noneho n'iya kabiri. Iya kabiri ikaba ikunda kuba muri Afrika y'Iburengerazuba, biriya bihugu bya Afrika y'Iburengerazuba, za Senegal, za Mali, za Burkina Faso, ariko ikaba no mu bihugu nko mu Buhinde, biriya bihugu byegereye Ubuhinde. Icyo aho bitandukanye nuko iyi virusi ya kabiri iyo bavuga ko ibimenyetso byayo wenda bishobora kutagaragara cyane, muri makendo bikaba byanatinda, ikaba wenda yanandura wenda ku buryo bworoheje, ariko ikagira imbaraga, ikaba yahitana umuntu vuba cyane. Ahangaha ariko abantu bakanagaruka bavuga ko buriya ni byiza ko nubwo umuntu afite ubwandu bwa virusi itera sida kugomeza kwifata, kuko bituma adahuza za virusi zombi ngo yakwandura. Niba yaranduye iya mbere ntiyanduye n'iya kabiri, cyangwa niba yaranduye iya kabiri ntabe yakwandura iya mbere. Ibi kubera iki? Kubera ko iyo zihuye ari ebyiri noneho ziramuzahaza, n'ibimenyetso by'uburwayi bikaba byakwihuta cyane. Ahanganda ajya noneho ngira intangi itandukanyirizo. Burya umuntu iyo yanduye virusi itera sida ashobora kubaho imyaka runaka, abahanga bavuga ko ari hagati y'itanu na 15 ataragaza ikimenyetso cy'uburwayi. Nuvuga ngo atagira uburwayi bw'icyuririzi. Icyo gihe rero ashobora kuba yayifite atanabizi, ariko yakwipimisha wenda akamenya ko afite ubwo burwayi, ariko akaba nta kimenyetso cyo kurwara yari yagira. Icyo gihe turavuga ati umuntu afite virusi itera sida cyangwa yanduye virusi itera sida ariko ntararwara. Nuvuga ngo ntararwara sida. Nuvuga ngo afite virusi itera sida ariko ntararwara sida. Ahanga bakagaragaza rero ko nyuma y'iyo myaka 5 kugeza kuri 15 noneho umuntu atangiye kugaragaza, bitewe wenda nuko n'imibereho yawe, nk'umuntu urya neza ashobora kugaragaza ibimenyetso atinze, ariko nk'umuntu wenda ufite imibereho mibi ashobora kugaragaza ibimenyetso hakiri kare. None nicyo tumavuga ngo ni hagati y'imyaka 5 na 15 umuntu akatangiye kugaragaza ibimenyetso.
noneho atajya no ku miti wenda igabanya ubukana, ibimenyetso bikaba byaba byinshi, ariko aho tuvuga ngo umuntu yatangiye kurwara indwara z'ibyuririzi. Iyo umuntu yatangiye kurwara indwara z'ibyuririzi rero no bavuga ko atangiye kurwara sida. Muri make kurwara sida ni igihe umuntu atangiye kugira indwara z'ibyuririzi zishamikiye kuko kuba yaranduye virusi itera sida. Izo ndwara wenda nazo umuntu yazikomozaho, hari wenda indwara z'ingenzi abantu wenda bavuga ati umuntu niba afite ubu burwayi runaka ashobora kuba afite nka virusi itera sida kandi atafata imiti. Kuko iyo umuntu afata imiti igabanya ubukana imwongerera ubudahangarwa, abasirikare b'umubiri bakiyongera, za ndwara z'ibyuririzi ntaba kizigira. Indwara z'ibyuririzi zikunda kuboneka cyane ni nk'indwara y'igituntu. Indwara y'igituntu ikunda kugaragazwa no gukorora, kugira umuriro, guta ibiro, no kugira umunaniro. Iyo ndwara rero ni imwe mu ndwara bavuga ko ku bantu badafata imiti igabanya ubukana 70% bashobora kugira indwara y'igituntu igihe bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Noneho rero bakanavuga bati mu zindi ndwara zigenda zigaragara cyane, handavuga ku bantu badafata imiti, uko murafata imiti za ndwara ntiziza. Abantu badafata imiti bashobora kugira n'indwara z'impiswi, akagira indwara z'impiswi zidasobanutse zinavurwa wenda ugasanga ntizikira. Noneho akaba yagira n'indwara zindi zo mu myanya y'ubuhumekero, ugasanga wenda umuntu wenda ntarwaye igituntu wenda aragira indwara yo kurwara mu bihaha, umusonga, gukorora se, bijyanye no kugira umuriro, cyangwa ndetse umuntu akaba yagira n'izindi ndwara z'uruhu. Hanavuga ko indwara zikunda kugaragara wenda ni kugira nka zona, iriya zona ni iriya ndwara zitera nk'ibisebe ahantu hamwe na hamwe mu maso se, mu rubavu, ku mugongo, ahantu hatandukanye. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko yatangiye kugira indwara z'ibyuririzi. Noneho nyuma iyo ativuje agasira imyaka myinshi, noneho uburwayi bwa sida bukamurembya, akaba ibyuririzi bikomeye, atangira kuza n'ibyuririzi bishobora kugira nka mikorobe zigenda zikagira mu bwonko, zikamutera ikintu navuga ko ari gutuma akagira ikintu nakwita ko ari nka mugiga. Ibyo bita mugiga yo mu bwonko, itewe cyane cyane n'utuntu navuga ko ari utuntu tumeze nka ziriya mvuvu zo mu mutwe bita champignon, tukamutera, twagera mu bwonko tukamutera mugiga yo mu bwonko. Ndetse hari n'abagenda no bakagira noneho n'ibyo byitwa za kanseri, bita za kanseri za kapozi. Usanga umuntu afite kanseri wenda nko mu kanwa se, mu muhogo, n'ahandi hose hatandukanye. Haro nkaba navuga rero nti rero uburwayi bwa sida cyangwa kubutandukanya no ku umuntu yaranduye virusi itera sida biterwa n'uko umuntu wenda amaze igihe runaka afite ubwo burwayi, noneho ataba yafata n'imiti agatangira kugaragaza ibimenyetso. Ikindi nakongeraho nuko buriya mu bihugu harimo ubwandu bwinshi bwa virusi itera sida, ndetse twashyamo n'ibihugu dutuyemo, umuntu afite navuga ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina. Ariko noneho iyo hari nka gahunda yo kurwanya virusi itera sida ikomeye, imiti igatangira igatangwa, abantu bakayifata ari benshi, ndetse nk'ubu mu Rwanda hari icyo bavuga ko umuntu wese noneho bapimye bagasanga afite virusi itera sida ahita atangira imiti ako kanya. Icyo gihe umuntu koko ntagira bya byuririzi ukanywa imiti hakiri kare, kuko abahanga batubwira ko iyo umuntu amaze amezi 6 anywa imiti neza, abasirikare b'umubiri bariyongera na virusi za sida zikagabanuka, zikamera nk'izishira mu maraso, noneho umuntu woko akagira ubudahangarwa, ntageza ndwara z'ibyuririzi. Icyo gihe rero no kwanduza n'abandi biragabanuka cyane, nubwo wenda yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa akora imibonano mpuzabitsina nawe ntibandure, ariko noneho umuntu atabafata imiti akanduza cyane byanze bikunze. Ahangaha rero navuga ko n'ubu wenda n'ubuhanga bugenda bwerekana n'izindi gahunda, aho bavuga ati no kwisiramuza cyangwa kwikebesha nabyo byongera wenda bigabanya kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60%, ariko nabwo no kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, nabwo bigatuma umuntu yirinda kuba yakwandura virusi itera sida. Hakaba rero hari ibihuhara abantu bakunda kuvuga wenda ku bijyanye na virusi itera sida, abantu ndetse bakabifata nk'ihame. Abantu bakaba bavuga ati wenda ukugira virusi itera sida ngo ni kimwe ngo no kurwara sida, ni igihuha. Icyo ni igihuha rwose, uko tubonye ko bitandukanye bitewe n'uko kurwara virusi itera sida umuntu aba atangiye kugaragaza
kugaragaza indwara z'ibyuririzi. Bumwe mu buryo bwizewe bwo kwirinda virusi itera sida ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Uko ni ukuri? Ni ukuri rwose, nta burya umuti wa mbere no kwirinda kwa mbere no kwirinda imibonano mpuzabitsina. Ukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu wanduye virusi itera sida ari ukabikora inshuro imwe gusa, ntiwakwandura virusi itera sida? Yewe urandura cyane rwose n'uwo wabikora inshuro imwe, n'ubwo wabikora wenda ntunarangize, ariko wakoze imibonano mpuzabitsina ushobora kurwara virusi itera sida. Uburyo bugezweho kandi bwizewe bwo kwirinda virusi itera sida mu bahungu b'Abanyarwanda ni ukuvumbika, nubwo kwinjiza igitsina cy'umuhungu cyangwa cy'umukobwa ariko nta kunyeganyega. Icyo kintu ni ukuri? Yewe ibyo biranduza sida rwose, kuko imibonano mpuzabitsina iyo ari yo yose ipfa kuba yabaye imibonano mpuzabitsina, ndetse ndanongeraho ko n'imibonano mpuzabitsina idakoreye wenda mu gitsina ikoreye n'ahandi nayo yanduza virusi itera sida. Biroroshye kwandura virusi itera sida iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ufite indi ndwara yandura imibonano mpuzabitsina? Nibyo rwose, batubwira ko iyo umuntu afite izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina agakora imibonano mpuzabitsina agira ibyago byo kwandura sida cyane. No ku rundi ruhande, iyo umuntu afite nka virusi itera sida yarayanduye agakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu urwaye none indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nawe arandura cyane. Abakobwa bafite ibyago byo kwandura virusi itera sida akorosha abahungu. Iki kintu ni ukuri? Ibi koko nibyo, abakobwa n'abagore kubera imiterere yabo bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida kurusha abahungu cyangwa abagabo. Ibi bikaba biterwa n'uko iyo habaye imibonano mpuzabitsina nk'amasoro y'umugabo yinjira mu mugore cyangwa umukobwa akamugumamo igihe kirekire, kandi abarimo virusi zikaba ari umukobwa akaba yagiye yakwandura cyane kurusha umuhungu. Ibyo birakwiriye ko abantu bakanguka, kubera yuko uburyo bwinshi bwashyizweho ubwo kugira ngo umuntu uwo ari we wese abashe kuba yamenya uko ahagaze. Iriya gahunda yo gusiramurwa uhora usubika kandi uzi akamaro kabyo, amaherezo azaba yahe? Ariko se wowe ubona umwanya nawe ukurahe no guhahira urugo biba bitanyoroheye? Wumve ko batwegereje serivisi zo gukebwa se, amavuriro akaba yarazamuriwe ubushobozi bwo kubikora. Noneho harabura iki? Niba ari uko bimeze, ejo ndajya kwisiramuza. Ntiwumva se? Ese wari uzi ko gukebwa abandi bita gusiramurwa bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60%? Bigabanya kandi ibyago byo kwandura indwara zifata imiyoboro y'inkari, izandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi zirimo kanseri y'inkondo y'umura. Nubwo gukebwa bigabanya kwandura virusi itera sida, ariko ntibiyirinda 100%. Uwasiramu wagomba gukomeza ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda, aribwo kwifata ubudahemuka n'agakingirizo buri gihe kandi neza. Uwaje gusaba iyi serivisi yo gukebwa abanza guhabwa urukingo rwa tetanosi. Serivisi yo gusiramura itangirwa mu bitaro no mu bigo nderabuzima hafi ya byose mu Rwanda, kandi ukaba wakwifashisha na mituweli yawe kugira ngo uyihabwe. Ab'igitsina gabo rero twese twitabiriye serivisi yo kwisiramuza, dore ko ari n'ubusirimu. Ku bindi bisobanuro wahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa ari 114. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC, ishami rishinzwe kurwanya sida. Ubusengeyo mbireke. Se habaye iki ko wivugisha? Umva, wese naguhisha rwose. Mu minsi yashize nakoze amahano nkora imibonano mpuzabitsina ndakingiye. Uti? Nayikoze n'umuntu ntizeye, none imitima yabaye igihumbi. Ninjya kwipimisha ngo ndebe ko naba ntaranduye virusi itera sida, ndaba nihaye rubanda. Nimbireka kandi nanone ejo birandamaza. Ariko surinda ubunza imitima, ubu koko ntabwo uzi ko Minisiteri y'Ubuzima yatuzaniye uburyo bwo kwipima virusi itera sida. Ukipima wowe ubwawe rwose ukamenya uko uhagaze. Ujya kuri farumasi ukagura agakoresho kabugenewe bakanakwereka uko ugakoresha. Ubwo ntigakoshara arakareka. Ubundi kamwe kaguraga 4,000, ariko ubu uratanga 2,500 gusa. Ibyo ndumva byoroshye, ahubwo reka ngende nkagura. Simbuka. Mu rwego rwo korohereza abaturarwanda batabona umwanya wo kujya kwipimisha virusi itera sida ndetse nabo bitera isoni, ubu hariho uburyo bworoheye buri wese bwo kwipima ubwawe hifashishijwe agakoresho kitwa Oraquick, kaboneka mu mafarumasi hirya no hino mu gihugu. Biri n'amahire kandi Minisiteri y'Ubuzima yakoze ubuvugizi ku buryo muri iki gihe duhanganye na coronavirus igiciro cya Oraquick cyagabanyijwe cyane, ku buryo cyavuye ku 4,000 kikagera ku 2,500 gusa. Serivisi zo kwipimisha
kwipimisha virusi itera sida ku mavuriro nazo zirakomeje. Turasabwa rero kuzitabira cyane ko zinatangirwa ubuntu. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC, ishami rishinzwe kurwanya sida. Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. ufite amatsiko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bwe bw'imyororokere. Kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza. Niko bimeze nyuma yo gutumikira badutumye turagarutse turacyari mu kiganiro cya Save Generations Organization, aho barushaho kugenda badufasha byinshi cyane ko uyu munsi twaganiriye ku makuru y'imvaho atari ibihuha, no kuba wamenya amakuru wari wibitseho y'amahuri wibwira ngo iki n'iki ndamutse ngikoze ntacyo byantwara. Dr. nkaba nakubaza ndise biroroshye kwandura virusi itera sida iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ufite indi ndwara yandura imibonano mpuzabitsina? Nukuri. Ko nukuri biroroshye cyane rwose. Abakobwa kandi nabo bafite ibyago byinshi, nabo nizere ko babyumvise, ariko se agakingirizo gashobora guhera mu mugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Nimba rwose bari ntabwo gakaheramo ngo kagumemo, kuko umugore burya ntabwo ari umwobo. Na hari yakorerwa imibonano mpuzabitsina burya harafunze burya ku buryo kanaheze umuntu yanakazana. Wakorerwa operation bakagakoramo. Ntabwo ari na operation rwose n'urutoki rw'umuntu, kuko ntiharenze santimetero 10. Isundi bikunze kubaho Dr. Navuga ko hari igihe bishobora kubaho cyane cyane nk'abantu bagira ubwoba cyane bwo kwandura wenda nka virusi itera sida cyangwa izindi ndwara, bakaba bagerekeranya udukingirizo tubiri. Yagiye cyanyije udukingirizo tubiri kuko tuba dukoze, navuga ko mu ikawucu kandi iriho imibavi inyerera, kamwe ko gashobora kuvamo kakaba kajya mu mugore cyangwa umukobwa. Ari niyo mpamvu buriya abakora udukingirizo batanga inama ko burya ntabwo ari byiza kugondeka agakingirizo, kamwe kaba gahagije wakoreshejwe neza. Kwambara udukingirizo tubiri ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe rwose, ahubwo bishobora gutera. Ntabwo wirinze, ahubwo waba ugiye kwiteza ibindi bibazo bikomeye cyane rwose. Niko bimeze. Nawe utwandikire kuri 0783 20 29 20 0783 20 20 maze ugira icyo tubaza, kuko mu kanya gato Dr. agiye kuzasubiza ubutumwa bwanyu bugufi mwagiye mutwandikira. Ariko nkanye nkakomeza nkamubaza nise Dr. kwipimisha virusi itera sida nibwo buryo bwonyine bwatuma umenya yuko wanduye cyangwa yuko ushobora kuba waranduye virusi itera sida? Nibyo rwose ni ihame. Iryo ni ihame. Uko nukuri kutavangiye. Nukuri kutavangiye rwose, nta kundi wamenya ko ntabwo ipimishwa ijisho. Ko wanduye virusi itera sida ni ukwipimisha. None se ufite ibyago byo kuba wakwandura virusi itera sida, niba ugirana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, ubwo byahita biguhereza ishusho y'uko waba waranduye? Ubundi kuko imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi koko nukuri bishobora gutera ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Niko bimeze. Ibibazo byo biracyaza n'ubundi ndayidusome na message, ariko nkaba navuga nise umwana wese uvutse ku mubyeyi ubana na virusi itera sida nawe burya abasha kuvuka yanduye? Nibyo rwose, umuntu ashobora kuvuka wenda yanduye, ariko ntabwo ari 100%. Tuvuga tuti kwiki gihe bundi kuba umuntu yavuka ku mubyeyi akandura, ntabwo bundi bikunze kuba ko iyo umubyeyi yipimishije akatangira gufata imiti, umwana ntabwo agira ubwandu. Niko bimeze. Ubwo ni byiza yuko umubyeyi wese ahava akagera mbere yuko amenya yuko atwite, cyangwa se na mbere yuko ajya ku gipimo kumwe bajya mu bihembwe runaka, abagomba no kumenya uko ubuzima bwe buhagaze. Virusi itera sida iba mu matembabuzi yo mu gitsina, ariko ntiba no mu maraso se Dr.? Virusi itera sida iba haba mu matembabuzi yo mu gitsina, ndashaka kuvuga ubere bw'umugore cyangwa amasohoro ku mugabo, ariko ishobora kuba no mu maraso, naho habamo virusi itera sida, ndetse no mu mashereka, aricyo gituma n'umubyeyi ashobora kuyanduza umwana igihe amwonsa. Ushobora kwandura virusi itera sida igihe ukoresheje urushinge cyangwa urwembe rwakoreshejwe n'umuntu wanduye virusi itera sida? Cyane rwose ni ukuri, abantu bakoreye batizanye inshinge, inzembe, bikwasi,
cyane cyane noneho by'umwihariko nk'abantu bafata ibiyobyabwenge biterwa mu nshinge bagira ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida kubera gutizanya biriya bikoresho. niko bimeze. nizere ko nawe udukurikiye ubashije kugenda ushira amatsiko cyangwa se n'ibyo wari uzi neza yuko byakurinda cyangwa byagufasha, ubwo umenye byagufasha by'ukuri. Reka ncishe gato mu butumwa bugufi bwamaze kuhagera. Ati muraho Dr. nitwa Karisa, turongoye umuntu urwaye, ntukomereke wakwandura virusi itera sida. Rwose urongoye umuntu ufite virusi itera sida uba ufite ibyago byinshi by'uko nawe wakwandura. Ahangaha ndagira nongereho cyane cyane iyo nk'uwo muntu wenda atabazi ko ayifite akaba wenda ataratangira kunywa imiti, kuko rwose arakwanduza cyane. Ariko watangiye kunywa imiti biba byizewe kangahe ku ijana yuko akoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu utarwaye atamwanduza? Uwatangiye kunywa imiti ni ukuvuga ngo nawe aranduza, ariko noneho ibyago byo kwanduza bikagenda bigabanuka. Biba bikeye. Niba utari kunywa imiti wenda ubumanye nka virusi itera sida nk'imyaka 10 atatangira kunywa imiti, muko imibonano mpuzabitsina byanze bikunze arakwanduza 100%. Ariko no uwatangiye kunywa imiti yamaze nk'amezi 6 anywa imiti kandi ayifata neza, we kwanduza biba byaragabanutse cyane ku buryo wenda gukora imibonano mpuzabitsina nawe hari n'abahanga wenda bashyira n'abakora ubushakashatsi bakavuga ati ngo wenda asigaye yanduza nko ku 10%. Ku 10%. Hariho abantu benshi bagifite amatsiko cyangwa se navuga yuko nta n'amakuru yizewe bazi kuri virusi itera sida, kuko hari uvuze ati se kurarana no gusangira n'uwanduye virusi byatuma nawe urwara. Oya, buriya hari bitanduza virusi itera sida, gusangira ku isahani imwe, gusangira si imyenda yo kwambara, kurarana ku buriri bumwe, gusuhuzanya, guterura umwana wenda ukavanga umwana ngo barakunyariye cyangwa kwitumyeho. Ibi byose ntabwo bishobora kwanduza virusi itera sida. Ndetse n'abongerana wenda ngo no gusomana, ariko gusomana abantu bagomba kubikwana amakenga, kuko mu gihe umuntu afite nk'igisebe mu kanwa, icyo gihe yakwanduza kubera ko igisebe kiva amaraso. Niko bimeze. Ati nk'umuntu bapimye kabiri ntibisobanuke, abimenya ryari? Umuntu bapimye kabiri bakamuha igisubizo wenda navuga ngo kidasobanutse, ndakavuga ngo ntibari kubona igisubizo neza, akenshi bamuha gahunda yo kujya ku rwego rwo hejuru, cyangwa bakamukizamini bakakijyana kuri laboratoire nkuru y'igihugu, kuko bakora ikindi kizamini no cy'umwihariko kireba noneho virusi nyavirusi, batarebye wenda ibice wenda bya virusi cyangwa ibyo virusi wenda iri gukora mu mubiri, ibyo bita byantikoro, noneho bakaba bareba noneho virusi nyavirusi icyo giri mu mubiri. Hari uwanditse ati Dr. umuntu uzi ko yanduye kandi anywa n'imiti agakoresha agakingirizo yakwanduza umugore bakorana imibonano mpuzabitsina? Buriya abantu babana umwe yaranduye undi ataranduye bashobora kubana igihe kirekire rwose nta wanduje undi, iyo bakurikije amabwiriza bahabwa n'abaganga. Amwe mu mabwiriza rero ni ukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose ikingiye, uva gukoresha agakingirizo igihe cyose kandi neza. Ati tubwire se ukoranye n'umuntu imibonano mpuzabitsina idakingiye akaba yambaye agakingirizo nabwo yakwandura? Twabisobanuyeho yuko utakandura. Ati se ikindi kibazo mbabara umugongo byaba biterwa n'iki? Ntabwo aricyo twaganira, tuzakigarukaho ubutaha. Atese kugira ngo wirinde virusi wakora iki? Twabivuze yuko kwirinda kwambara ari ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Undi yagize ati muraho nidusangira amahirwe. Ati gusangira gupogera gusangira kupongere. Ica inzara yabyanditse nabi. Ati gusangira kupongere ica inzara, umwe arwaye undi atarwaye burya abasha kuba yakwandura. Rwose gusangira kupongere, kuko kupongere ica inzara hari gishobora gukomeretsa umuntu hakaba hajyaho nk'amaraso, none ikaba yakwanduza. Ahangawe nkaba nanabijyanisha na biriya bavuga byo muri salon de coiffure kujya kwiyogoshesha. Naho kuko buriya kwiyogoshesha ni byiza ko bamaze kogosha umuntu umwe mbere yo kogosha undi babanza bakanyuzaho iriya mashini ho alcohol, kuko buriya iriya virusi itera sida itinya alcohol cyane. Alcohol burya iyo banyujijeho kuri ya ihita yica virusi, ariko batenyujijeho bakamara kogosha umwe wenda bamutemye hari nk'amaraso we yagiyeho, bagahita bogosha undi
nawe wenda bakaba bamukomeretsa, icyo gihe bishobora kwanduza virusi itera sida. Ati hari uwitwa Vestine ari mu Ruhanga, ati se umugabo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ayikoranye n'uwanduye igihe kingana n'umwaka ntiyandure, ese byaba biterwa n'iki? Birashoboka rwose, ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abantu bashobora kubana umwe yanduye undi atanduye, ashobora kuba ari umugabo wanduye cyangwa ari umugore wanduye, ugasanga babanye nk'imyaka ndetse ijya no ku 10 umwe atarandura. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki, nubwo hashira imyaka myinshi umwe atarandura, ubushakashatsi bugaragaza ko byanze bikunze iyo bakomeje kubana batikingiye bigiraho wa wundi akandura byanze bikunze. Ati yitwa Emi ari Kagitumba, ati none se umugore amenya ko yarwaye umutezi bigenze bite? Umugore amenya ko yarwaye umutezi yatangiye kugira bya bimenyetso twavuze haruguru. Hari nk'uko ashobora kubona mu gitsina hasohokamo ibisa nk'umweru cyangwa umuhondo, cyangwa agasanga wenda n'ururenda rudasanzwe kandi rufite impumuro mbi, akaba yababara mu kiziba cy'inda, cyangwa akaba yakokerwa igihe ari kwihagarika, cyangwa akaba yakwishimagura ku gitsina. Ikindi nuko ashobora wenda kubona wenda ari kugira ibintu wenda by'ibibyimba ku gitsina, nabyo bishobora kwerekana ko afite indwara zandurira mu mpuzabitsina, cyangwa akaba yaribwa mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina. Hari noneho ko igihe hasigaye hagaragara n'abantu bakora imibonano mpuzabitsina hatari mu gitsina, hari n'igihe ashobora kubona wenda niba afata nk'igitsina wenda cy'umugabo w'akagitamira, ashobora kubona yokerwa umuhogo, cyangwa ugasanga wenda no mu kanwa haraza wenda nk'ibimenyetso ku buryo ashobora no kubyimba uwo muhogo, biratuvuga ngo ni ukurwara wenda nka zagapfura, ugasanga afite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo. Ati none se uduheri tuza mu gitsina imbere two duterwa n'iki? Uduheri dushobora kuza mu gitsina imbere dushobora guterwa na za mikorobe twavuze, cyane cyane ziriya zo mu bwoko bwa champignon izitwa nka za Candida albicans bitera uburwayi bwa candidose, cyangwa na buriya burwayi wenda bwa trichomonas bushobora guteramo utubyimba imbere mu gitsina. Icyo gihe rero ni byiza ko yajya kwa muganga bakamuha umuti bakamuvura agakira. Ati se uramutse wanduye wakora imirimo y'imbaraga ntugire icyo uba? Waranduye yaba ari virusi itera sida ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, igihe wenda utaragaragaza ibimenyetso byo kurwara, usa n'abandi ufite n'imbaraga nk'iz'abandi, ukora imirimo rwose uko bisanzwe. Ari nicyo tuvuga tuti gupimisha ijisho burya ntabwo ari byo umuntu agomba kujya kwa muganga kwipimisha. Ati se muganga umenya ko wanduye sida ryari ko bavuga ubimenya hashize amezi 3? Nibyo koko, batubwira ko ibipimo bakoresha bapima virusi itera sida, hari bitangira kugaragaza ko umuntu afite ubwandu wenda mu mezi 3, ariko hari n'ibijya hasi bikaba byageze wenda no nko ku kwezi n'igice. Gusa koko umuntu ushobora gukora imibonano mpuzabitsina uyu munsi ngo uhite wirukankira ku ivuriro ngo bagupime ngo bahite babona ngo wanduye virusi itera sida, kuko biriya bipima icyo bipima n'iki, bipima ibigaragaza ko umubiri wawe watangiye kurwana na ya virusi itera sida. Kugira ngo umubiri wawe utangiye kurwana na ya virusi itera sida, urabanza ukitegura ugakora ba basirikare byo twita muri ndimi z'abantu ni antikoro. Noneho nizo burya cya gipimo gipima kikareba ko umubiri watangiye gukora ba basirikare bo kurwana ya virusi. Hasaba igihe rero, cyakora uko ubuhanga bugenda butera imbere, bagenda wenda babona ibipimo bigenda bigabanyura kuri ariya mezi. Cyakora bagatubwira ko kuko ni byiza ko amezi 3 burya niyo y'ingenzi cyane. Nicyo tubona avuga ko kwipimisha burya rimwe hari igihe bitaba wenda ari ingenzi cyane, bisaba ko niyo wipimishije nka virusi itera sida uyu munsi usubiraho ni banka nyuma y'amezi 3 kugira noneho barebe igisubizo, kuko gihuye n'icyambere baguha igisubizo nyacyo. Ati nge nkunda gukaraba mu gitsina kubera ibintu mbona biboneka mu gitsina bisa nk'umweru, none se ibyo nibyo umuntu aba yararemanywe koko? Ahangaha icyo nabwira abatwumva nuko iyo umuntu afite ururenda mu gitsina rukaba rudahumura nabi, ntacyo iyo rudafite impumuro mbi ntacyo barutwaye. Kuko burya hari abantu baba baremye ku buryo butandukanye. Hari umuntu ugira ububobere mu gitsina ku buryo buba bwinshi, undi akagira buke, biba bitewe n'uko Imana yamuremye. Iyo rero nta mpumuro mbi kuva mu gitsina, icyo gihe nta burwayi buba burimo. Hari abaje ati se umuntu urwaye umutezi yesiramuye abasha kuba yakwandura? Umuntu urwaye umutezi ntabwo yajya kwisiramuza akirwaye wa mutezi, ahubwo barabanza bakamuvura wa mutezi, noneho bakajya yakwisiramuza
koko bituma ashobora no kwirinda wenda mu minsi ikurikira nabundi agiye kwisiramuza rw'uwo mutezi kuko haba hari mikorobe ziri ku gitsina cye bishobora gutuma atinda gukira cyangwa wenda n'igisebe ntigikire neza. ibibazo byo ni byinshi. Ati nitwa Manzi, ntuye muri Taba. Iyo umuntu aribwa mu kiziba cy'inda ndetse cyane kandi itariki yo kujya mu mihango itaragera, biba byatewe n'igi. Twabivuzeho mu minsi yashize kuko tubaje iki kibazo tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha. Ati none se tirikomonasi n'imitezi bifata kimwe? Tirikomonasi n'imitezi navuga ko tirikomonasi ni ubundi bwoko bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bwo akenshi cyane bugaragara ku bantu b'igitsina gore, niho bagaragaza ibimenyetso cyane. N'abagabo bakaba babigira ibyo bimenyetso wenda byo kwishimagura, ariko umugabo akaba atanabigira, ariko nubwo atabigira akomeza yanduza. Ariko ku mugore ikimenyetso cy'ingenzi kuri tirikomonasi ni ukugira ururenda kandi ruhumura nabi kandi akanishimagura ku gitsina. Igihe noneho imitezi yo ari uburwayi bugaragaza cyane cyane umuntu agira amashyira mu gitsina. Niyo amaze kuyandura aranaribwa cyane, akokerwa mu gihe ari kwihagarika, ariko noneho akagira n'amashyira asohoka mu gitsina, ku buryo ari uburwayi akenshi adashobora kwihanganira, ahita ajya kwa muganga. Ariko noneho ikindi kinyuranyo ni uko hari igihe umutezi abagore bagaragaza ibimenyetso batinze noneho kurusha abagabo. Ku mugabo, umugabo we ntiyagaragaza ibimenyetso bya tirikomonasi, ariko no ku mutezi umugore bashobora kuyigaragaza atinze. Igihe umugabo ugize bya bimenyetso ku minsi birabatangiye, umugabo ufite umutezi ku minsi birabatangiye kugaragaza ibimenyetso. Dr. biba byatewe n'iki? Biri uko ikibitera nuko umuntu akoze, ni uvuga ngo umugore kubera igitsina cye uko wenda navuga gifite ahantu hanini kirisanzuye, kuko arandura ku buryo bwihuse, ariko za mikorobe ntizitume wenda agira ibimenyetso wenda bihita bigira byo kumurya cyangwa afungane, uko ho gufungana ntibyashoboka cyane kuko igitsina kiba cyagutse. Ariko umugabo kubera ko kira gitsina ko kiba kimeze nk'igifunze, ni uvuga ngo za mikorobe zitangira kunigana mu mubiri zikamutera urwaye, igitsina cyabyimba agahita afunga no kwihagarika bikanga. Noneho ikimenyetso abona kikaba ari ukubyimba, noneho no kuba no guhishiriza kikaba cyanatukura, noneho no kunyara bikamunanira koko. Ati wadusobanuriye yuko hariho VIH z'ubwoko bubiri, none se Dr. ibimenyetso byayo bitandukanira hehe? VIH ya mbere na VIH ya kabiri nta tandukanyirizo ku bimenyetso, gusa icyo bavuga nuko imwe ishobora kugaragaza ibimenyetso itinze, indi ikagaragaza ibimenyetso wenda hakiri kare, ariko ni bimwe. Ariko icyo navuga cy'umwihariko, abantu baba bagomba kwitondera, n'ufite ubwandu bwa virusi itera sida akitondera kuba yakwandurira kabiri, kuko yanduye ubuzima bwomera neza, ashobora no kuba imiti ntimugwe neza. Niko bimeze. Ati birashoboka ko ubwandu bushobora kugabanuka mu muntu koko, ku buryo ushobora kongera gukora imibonano n'umugabo utanduye ku buryo utamwanduza? Birashoboka? Nibyo, buriya iyo umuntu arwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina akivuza neza agakira, rwose noneho akora imibonano mpuzabitsina rwose ntagire ububabare mu gitsina kandi ntanandure cyangwa ntiyanduza abandi. Ahangaha icyo nabwira n'abantu nuko iyo wivuje neza indwara z'imitezi ubundi zikira vuba cyane. Hari ingaruka ziterwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku muntu ku giti cye no ku muryango no ku gihugu. Dr. zaba ari izihe? Ingaruka zigaragara ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi. Ingaruka ziterwa n'indwara ni nyinshi. Ahangaha abantu bakunda kuvuga ko iyi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyo zitavuwe noneho zangiza iriya myanya y'imyororokere, cyane cyane nka turiya dusabo tw'intanga n'imiyoborantanga, noneho hakaba hajyamo nk'amashyira, akabumbiramo akahafunga. Noneho yamara kuhafunga umuntu ntazashobore kuba yabyara mu gihe agize yashaka kuba yabyara. Nuvuga ingaruka ya mbere n'ubugumba, ariko ingaruka ya kabiri naho ni kuba yakononekara iriya myanya. Hari niyo nababwiye ko n'igitsina gishobora no kuvaho nk'umuntu arwaye nka mburugu,
cyangwa ndetse n'umugore warwaye nka ziriya ndwara wenda nka bya nababwiye isharankima cyangwa ziriya zimeze nk'amashaza akajya ku gitsina ugasanga wenda bitumye koko mu kuzivura igitsina cyo wenda hari imyanya ihatakariye. Uretse n'ibyo kandi uretse no mu muryango amakimbirane araza kuko ntabwo waba urwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo ubashe kubaka urugo, ubukungu bw'urugo burahatikirira, igihugu kirakubura kuko ibyo winjirizaga igihugu ntabwo uba ukibasha kuba wabitanga, yaba ku giti cyawe yaba mu muryango yaba no mu gihugu. Hari byinshi bitandukanye bigenda abikugeraho kuko hari ingaruka zikomeye dukurikiye ntabwo nabasha kubona kutubisobanura aka kanya ngo zirangire kuko ni iminota nayo ubwayo yatujyanye, ariko mu bigaragara ingaruka zo ni nyinshi zaterwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Harimo gucana inyuma, kutizerana, gusenyuka kw'ingo kuko urumva ntabwo waba ufite ibibazo byibasira imyenda ndangagitsina ngo ubashe kuba wanezeza umukunzi wawe. Imibonano mpuzabitsina n'ubu ukishoboye ndetse na yaba umudamu yaba umugabo mwese bibagiraho ingaruka. Tugana ku musozo rero uraza kutubwira uburyo bwo kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu minota mike, noneho utugire n'inama ku kwipimisha ku bushake n'akamaro ko kwipimisha ku bushake, noneho una serivisi zitangwa ku bushake kugeza ubu ni izihe? Nibyo koko buriya kugira ngo umuntu amenye ko afite virusi itera sida agomba kujya kwipimisha. Kujya kwipimisha niho umuntu abimenyera ko nta kundi yabimenya ko ntipimishwa ijisho. Noneho ikindi kandi nuko tuvuze wenda nka serivisi zihari mu gihugu iwacu, hari serivisi zitandukanye, hari zo kwipimisha ziri mu mavuro yo ku nzego zose kugeza no ku bigo nderabuzima bapima virusi itera sida, ndetse hakaba na porogaramu yo gufasha nk'abanduye kuba bakomeza gusunika iminsi aho bahabwa imiti igabanya ubukana, kandi ya miti igabanya ubukana ikomeza gufasha umuntu ku buryo igihe yari kuzapfira ariko icyo gihe azapfira iyo ari kuyinywa akamera neza, noneho muri make ubuzima bwe bwongera bukagaruka kuri gahunda. Ikindi nuko hari na serivisi ikomeye cyane mu Rwanda kandi itanga umusaruro yo gufasha ababyeyi bafite ubwandu kuba batakwanduza abana batwite, aho ndetse mu Rwanda tugeze ku kigeranyo cyiza aho bavuga ko abana bandurira ku babyeyi babo bajya ku kigeranyo kiri hasi ya 2%. Hari nkaba navuga kwirinda rero niki kwirinda imibonano mpuzabitsina, umuntu akifata byaba bibaye ngombwa ko imibonano mpuzabitsina akoresha agakingirizo, ariko ikindi nacyo umuntu akirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, bityo bikaba byamufasha kwirinda virusi itera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ndetse nkanongeraho ko nubwo twavuze ko hari na VIH ya mbere na VIH ya kabiri, ariko zose ni kimwe, zaba izira zo muri Afurika y'Iburengerazuba wenda tuvuga ngo zifata abantu benshi cyane cyangwa ngo wenda ntizigira ibimenyetso bikomeye cyane, ariko nayo yigufashe cyane ntunywe imiti, usanga ugize ikibazo cy'uko nyuma y'imyaka 5 cyangwa 15 watangiye kugaragaza bya bimenyetso by'indwara z'ibyuririzi arizo zihitana umuntu iyo adafashe imiti igabanya ubukana. Dr. urakoze cyane, ibisobanuro uhaye abadukurikiye ni byinshi kandi ni ingenzi. Ibindi birenzeho wandika ubutumwa bugufi wohereze kuri 0783 20 29 20 0783 20 29 20. Ngarutse gato nk'umunota umwe, waje uhagarariye Save Generations Organization, noneho nkamubaza gato kugira ngo atubwire ku bijyanye n'ubwo bukangurambaga abateganya ndetse no kuba bayatubwira, noneho uwabakenera yabasanga he kuri address, yaba kuri social media cyangwa se mu bundi buryo butandukanye babasha kuba yababonaho. Urakoze cyane Fanny. Ku bijyanye rero n'ubukangurambaga dufite mu karere ka Kamonyi no mu karere ka Gasabo, turateganya ko ku itariki 22 twajya mu karere ka Kamonyi guha abana b'abakobwa ibikoresho byo kurushaho kugira isuku mu gihe cy'imihango, naho ku itariki 25 tukaba twajya mu karere ka Gasabo ku bigo dukoreraho. Ibyo rero ni agateganyo kuko murabizi neza ko hari icyorezo cya coronavirus bihora bihinduka umunsi ku wundi, ariko ayo matariki niyo duteganya tukazababwira neza kurushaho. Ku bijyanye rero naho abadukurikira n'abashaka kudusura bashaka kutubona, hari YouTube
ni SGO Rwanda official, hakaba kandi na Twitter @save-gen.org birafatanye. Hanyuma kuri Instagram wadusanga kuri Save Generations Organization, nabyo bifatanye. Kuri Facebook wadusanga kuri Save Generations Organization, byo biratandukanye. Hanyuma kandi ushobora no kutwandikira kuri email info@sgorwanda.rw, kandi ukaba wanasura n'urubuga rwacu kuri www.sgorwanda.rw, cyangwa se ukaba wanagera aho dukorera ahagana he Kimironko ku nyubako ya Beka muri etage ya 2. Okay, byiza cyane. Urakoze cyane kubarangiye neza aho babasanga, kandi wumvise utanditse neza ubwo buryo ki wababonaho. Wabasanga aho ngaho ku Kimironko, ukabaza hakorera Beka banke ya Kigali, ukareba hejuru muri etage ya 2 tubona icyapa cya Save Generations Organization. Aho ngaho ubasha kuba wahabwa ibisobanuro byose, ndetse nawe ukeneye kumwe mu bafatanya bikorwa, nawe dukurikiye wumva hari umusanzu wawe watanga kugira ngo abo bana b'Abanyarwanda, abo bana bacu bazabashe kujya mu mashuri bakiri bazima, abakiri beza, abagifite imbaraga zo gukorera igihugu no guteza imbere igihugu, nawe wagiramo urwawe ruhare, ukabasha kuba wakegera iyo organization bakabasha kuba babafasha, ndetse kandi mugafatanya mwembi kugira ngo murusheho gutabara, kuko abana batagiye mu mashuri ntago byarushaho kuba byagenda neza. Urakenewe kugira ngo nawe imbaraga zawe zunganira izabo, maze twese turusheho gutabara ubuzima bw'abana bacu b'Abanyarwanda. Reka nshimire cyane abantu twabanya mu kiganiro Dr. Aniseti, wakoze cyane. Nshimire mama Elise, wakoze cyane mu kiganiro, ndetse nshimire nawe wabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkamwibutsa ko gitambuka buri cyumweru kuva saa 7 kugera saa 8. Mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye mugezwaho na Radio Flash FM. Ngiye nkuko bisanzwe nitwa Fanny umutoni wase. Mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Flash FM. Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Wafite amatsiko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Nta mahirwe wagize yo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere. Kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezwaho na Save Generations Organization. Igitambuka buri cyumweru kuri Radio Flash FM kuva saa 7 kugera saa 8. Bangavu, ngimbi, namwe babyeyi, nimugacikwa n'ikiganiro, maze dufatanye kubaka ejo heza twifuza.